siporo n'umuco mu iterambere ry'igihugu. Iki ni ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Siporo ituma tugira ubuzima bwiza, igatuma dusabana ndetse bikarengaho tugahangana n'amahanga tukayatwara ibikombe. Umuco nawe niryo shingiro ry'indangagaciro twasigiwe n'abakurambere. Ese umuco ufite uruhare mu gukataza mu iterambere? Byose ni mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere mukurikira kuri radio na televiziyo y'u Rwanda. Ikaze inshuti zacu bakunze b'ikiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere. Ni cya kiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Uyu munsi turarebera hamwe gahunda yo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Turebera hamwe ingamba Minisiteri ya Siporo n'Umuco yagiye ishyiraho ibinyujije mu kigo cyishamikiyeho cya RARSA aricyo cyahawe iyo nshingano yo guteza imbere uwo muco wo gusoma no kwandika. Ni mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere muri kumwe na Vincent Makaniye ukibagezaho. Abanyarwanda kimwe n'abandi banyafurika muri rusange bari bamenyereye guhererekanya ubumenyi n'ibiganiro mu ruhererekane mvugo, ariko aho abazungu baziye gusoma no kwandika byinjiye mu buzima bwa buri munsi bw'abanyarwanda, ubu kimwe n'ahandi ku isi bikaba bigeze ku rwego rwo hejuru kuko amajyambere n'ikoranabuhanga birihuta. Kuki se tugomba gusoma? Umuyobozi w'inkoranyabitabo y'igihugu ikorera mu kigo RARSA gishamikiye kuri Minisiteri ya Siporo n'Umuco aragira icyo abivugaho. Gusoma ni ngombwa kubera ko byagaragaye ko ibihugu byinshi byateye imbere ku isi byabitewe nuko umuco wo gusoma washyizwe imbere, kubera ko mu gusoma niho duhaha ubwenge, niho duhaha amakuru yo kwiteza imbere. Leta y'u Rwanda yashyizeho gahunda yo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika byaba mu mashuri cyangwa mu bundi buzima busanzwe, kuko uretse n'uwiga n'uri mu kazi akenera kwihugura kandi akenshi abikora asoma. Ese koko mu Rwanda amasomero arahari? Yaba se ari gusubiza ibibazo by'abakeneye gusoma bose? Icyo nshaka kuvuga ni uko ubu ngubu wenda usibye amasomero nk'aya kaminuza, ariko amasomero y'amashuri aragerageza, amasomero rusange dufite na rimwe mu Rwanda ari ryo rya Kigali Public Library. Noneho amasomero y'abaturage yo turacyarimo gushaka uburyo dufatanyije n'inzego zitandukanye yubakwa, agatanga koko ibyo abaturage bakeneye, agatanga amakuru abaturage baturanye nayo bifuza ku buryo abasha kubaha ubumenyi akanabateza imbere. Ibihari ni bike, ariko nanone amasomero arahari ariko ntagaragera ku rwego dushaka. Ikindi umuntu yakwibaza niba inzego zinyuranye z'abakenera gusoma babona ibyo gusoma bihagije. Biriho, iyo umuntu agiye muri Bibliothèque Nationale ari mu nzu y'ibitabo arabona abana, arabona abato, arabona abakuru. Mfite abantu b'inshuti zanjye bacuruza ibitabo muri Kirezi, ubona ibitabo biragurwa, yenda ntibigurwa ku buryo bushimishije cyane, ariko iyo bahomba baba barafunze. Ubona bacuruza ibitabo no kuvuga ko yenda hari kitwa Caritas bagurisha ibitabo, suko tubyifuza, yenda ntibigurwa kuko abantu babyifuza kose, ariko ubona abantu babyiga, ubona n'abato batangiye kubikunda, ubona urubyiruko rwabyitabiriye, ubona hari urubyiruko rutangiye kwandika, ubona Minisiteri y'Umuco itangiye kwishyiramo imbaraga no guhuza abantu. Ni ikintu cyo gushimirwa kuko itangiye gushyira abantu hamwe, izo ngufu kugira ngo zijyagire zigashyirwa hamwe zabyara umusaruro ukomeye. Ibintu biriho ariko bikeneye ingufu nyinshi kugira ngo birusheho gutera imbere. Muri iki kiganiro kandi abandika ibitabo banyuranye nabo baragira icyo bavuga ku ruhare rwabo mu guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika. Ikibazo tugifite ni umuco wo gusoma utarakwirakwira mu Banyarwanda, ariko ngereranyije nuko n'ibindi mu Rwanda bindi byose bigenda byubakwa gahoro gahoro, ndabona birimo kugenda biza. Kugira ngo rero ibyo gusoma biboneke ni inzira igirwamo uruhare n'abantu batandukanye, nk'uko tubisobanurirwa n'umuyobozi w'inkoranyabitabo y'igihugu. Kugira ngo igitabo kiboneke habanza abanditsi, habanza abakora edition, no kuvuga ngo bakosora ibyanditswe by'abanditsi banditse, bakabidesigninga neza, bakashyiramo amafoto aho bigomba gukenera amafoto cyane nk'ibitabo by'abana. Hagakurikiraho abakora printing ni gucapa, abacapa. Hari ababigurisha ari booksellers, noneho ababigura akaba ari ayo masomero nyine tugezeho, akaba ari umunyarwanda bari we wese, akaba ari amashuri. Gusoma no kwandika ni umuco mwiza abana bakwiye gutangirana bakiri bato. Muri urwo rwego Minisiteri ya Siporo n'Umuco
buri mwaka itegura amarushanwa yo muri urwo rwego kugira ngo abana bayahuriremo ndetse abayatsinze bagahembwa. Nishimiye iki gikorwa cy'amarushanwa ya Minispoke, numvise ko nayatsinze numva birashimishije cyane. Njya kwandika iyi nkuru naravugaga ati wenda abatakunda kwandika batagerageza gukunda gusoma, mvuga ati wenda nibabona ari inkuru yanditswe n'umunyeshuri mugenzi wabo bazagira amatsiko menshi yo kuyisoma, usange nabo bakunze umuco wo gusoma no kwandika. Abana se bo bavuga iki kuri uyu muco wo gusoma no kwandika? Natwe generasiyo y'ubu ngubu tugomba kwandika ibitabo kugira ngo n'iyindi next generation imenye ibyo twakoze, nimba bakosora bakosore, nimba hari ibindi bakongezaho babyongeze. Ubwenge burarahurwa kuko mu bitabo dusangamo ubwenge bwinshi butandukanye. Rero uko usoma igitabo niko ugira ibindi bintu wiyungura, uko byiyungura buri kurahura ubwenge muri ibyo bitabo. Gusoma bidufasha ibintu byinshi bitandukanye, harimo nko gukangura ubwenge, kuduha intego mu buzima kuko buryo ubuzima butagira intego ntacyo buba bumaze. Ikindi bidufasha kumenya uko twakwitwara mu buzima bwo hanze kuko ntabwo ubuzima bugarukira mu ishuri gusa, ahubwo no hanze burakomeza. Rero iyo usomye igitabo hari ibyo ubasha kubonamo byagufasha kubaho mu buzima busanzwe no muri sosiyete muri rusange. Aho ngeze gusoma byaramfashije muri byinshi kubera muri tronkome yanjye amanote baduhaga amenshi ntabwo nayumvaga, noneho nakoreshaga ibitabo bakoresheje abarimu n'ibitabo twebwe tugomba gukoresha nk'abanyeshuri, nibyo byamfashije gutsinda icya leta. Amashuri niyo asanzwe avomwamo ubwenge bw'ingeri zitandukanye, birumvikana ko atari yasigara inyuma mu guteza imbere uyu muco wo gusoma no kwandika. Hari ayo twasuye dushobora kuganira nabo batubwira uko bahagaze. Mu turuko dutoya buri mwana wese yemerewe kuza hano mu isomero akaba yasoma. Murabona hari ameza n'intebe, hakaba n'umukeka abana bashobora kwicaraho bagasoma. Hanyuma umwarimu ushinzwe iri somero akabafite ahantu yandika mu makaye, nabyo turi kugenda dushaka uko tubishyira mu mashini kugira ngo noneho umwana natira ujye wandikaho mu mashini uvivure ko ajyanye igitabo uze kuvivura ko anakigaruye. Ikindi dufite umwihariko w'uko dufite isaha yo gusoma buri wa gatatu, isaha ya nyuma ibanziriza gutaha kuva saa 6:45 kugeza saa 7:20 abana barasoma kugira ngo babashe gusoma. Hari bamwe baza hano mu isomero kubera ko atari rinini cyane, hari n'abandi baguma mu ishuri. Uje kuri ayo masaha wasanga abana bose barimo gusoma kuva mu wa mbere w'ishuri ribanza kugeza mu wa gatatu w'ishuri ryisumbuye. Ni ukuvuga mwarimu araza ku wa kabiri cyangwa ku wa mbere akaza agatira ibitabo bihwanye n'umubare w'abanyeshuri afite, noneho akajya mu ishuri abana bagasoma. Bagira iminota 20, ubundi bari iminota 25, bagira iminota 20 yo gusoma, hanyuma barangiza bagafunga ibitabo. Umwe akajya imbere nk'uko ufite ikintu gitabo akavuga ati njye nasomye iki gitabo ubucuti bw'imbeba n'inzovu, gira imbere iminota asomye, niba ari amapaje 5 asomye agahita abwira abandi ati muri iki gitabo nasomye inkuru imeze gutya, ariko wenda ntiyarangiye nzayirangiza ubutaha. Noneho bakamubaza ibibazo kuri iyo nkuru ye hanyuma akabasubiza. Rero mbona ari ikintu kidufasha cyane kubera ko gituma umwana buri gihe yasaha ayikumbura akavuga ati ni wa munsi wo gusoma, ndaza kujya imbere mvuge ibyo nasomye, ni ntara nimugoroba ndaza kubwira mama akantu nungutse uyu munsi. Nk'uko mu muryango ariho hambere abana batorezwa uyu muco wo gusoma no kwandika, ababyeyi bagomba kugiramo uruhare rusesuye. Abenshi ntabwo baragira uruhare rwo gutoza abana babo umuco wo gusoma. Uwo muco wo gusoma rero bakagombye kubaha nk'ibitabo byo gusoma, kubaha umwanya wo gusoma igihe bageze mu rugo bavuye mu mashuri, kubohereza mu masomero bakajya gusoma, ndetse bakanagurira n'ibyo bitabo. Ese kuki babagurira imyenda, kuki babagurira ibyo kurya, kuki babagaburira ntibabagaburire n'ubwenge bwabo? Kuko iyo uguriye umwana igitabo uba ubashe kugaburira ubwonko bwe, niyamya kwaguka k'ubumenyi bwe twavuze ku mpamvu tugomba gusoma.
ababyeyi batoza abana gusoma babagurira ibitabo by'ururimi by'ikigero cyabo bagezemo uko bizamuka, nava mu rugo akahabona igitabo, yagera mu ishuri akahabona igitabo, akagira n'abatoza babatoza, bizaba ingenzi kugira ngo ibyo bintu byihute kandi abanyarwanda bahugukire gusoma. Rero gutangirira ku kintu cy'uko umwana wese agomba kugira igitabo cy'isomo yiga ni intangiriro ya mbere yo gusoma. Mbere yo gusoza iki kiganiro, ni ubuhe butumwa bugenerwa abanyarwanda b'ingeri zitandukanye ku kwitabira izi gahunda zo gusoma no kwandika? Icyo nakwisabira abanyarwanda muri rusange ni uko umuco wo gusoma bawugira umukoro, bakawugira inshingano zabo, ndetse bakanabitoza n'ababakomokaho, nanjye niba badukomokaho. Ikindi, babyeyi nimugire uruhare rwo gushyigikira umuco wo gusoma, rwo gutoza uyu muco wo gusoma mu bana, mubohereza mu masomero, mubagurira ibitabo, mubaha umwanya mu rugo, mu mwanya mukeya kuko bakora n'ibindi, wo kugira ngo babone umwanya wo gusoma igihe bari mu rugo. Ikindi twasaba ni ukongera ubukangurambaga bwo gusoma. Nk'ubu hari ubujya bukorwa mu muganda, bujye mu muganda, bujye mu migoroba y'ababyeyi, bugere ku baturage, bumve ko abaturage bose bibareba kandi basobanurirwe impamvu gusoma ari ngombwa, kubera ko nibadasoma ntago bazapiganwa muri East Africa, nta ubumenyi urumva. Ni ukuvuga ngo ni ukugerageza kubigeza hasi ku muturage wo hasi, akumva ko nawe agomba gusoma, imvaho ijisho agomba kuyisoma, akamenya gahunda y'igihugu. Ubundi icyo twasaba ni uko ikoranabuhanga ryatera imbere, kuko ntabwo tuzasoma ibitabo biri mu buryo bufatika gusa, ahubwo uburyo no mu buryo bw'ikoranabuhanga tubona ibyo bitabo. Nubona igitabo gisomere kuri telefone bizagufasha kizagura make, kandi uzagisomera aho uri. Ndumva ikoranabuhanga naryo ryakomeza gutezwa imbere nubwo biri mu nshingano z'igihugu. Murakoze. Inshuti zacu mwadukurikiye mu kiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere, ikiganiro mutegurirwa na Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Reka duhinira aha ibijyanye na gahunda yo guteza imbere umuco wo gusoma no kwandika, tubibutsa ko leta n'abafatanyabikorwa bayo bakora ibishoboka kugira ngo uyu muco utere imbere uko bishoboka kose. Ababyeyi nabo bakaba bibutswa ko bafite inshingano yo kubitoza abana mu rugo, bakarushaho gusoma no kwandika birenze uko bikorwa ubu ngubu. Abana nabo bakamenya ko ubwenge bwihishe mu bitabo bagomba kubuvumburamo, kuko nibwo buzaba bagira abaturage beza, abaturage babereye u Rwanda rwo mu myaka iri imbere. Ku batashoboye gukurikira iki kiganiro cyangwa bifuza kongera kugikurikira, mwagisanga ku mbuga nkoranyambaga za Minisiteri ya Siporo n'Umuco. Tubashimire rero mwebwe mwese mwadukurikiye muri iki kiganiro. Ntimuzabure kuri gahunda y'ikiganiro cy'ubutaha. Byari ikiganiro Siporo n'Umuco mu iterambere, mukaba mwari kumwe na Vincent Makaniye wakibagezagaho.